Release walize top news breaking news ni nyuma y'uko leta y'u Rwanda yasanze abagera kuri 200 bose bakomeza kugenda bihisha mu mwambaro by'umwihariko w'ubujura cyangwa se bagakomeza kugenda bakora amakosa ugasanga umuntu afite ikinyabiziga agihaye mu by'ukuri umushoferi kugira ngo amutwarire ariko wa mushoferi we arakomeza kugenda akora amakosa kandi amakosa ari gukorwa n'umushoferi arandikwa ku kinyabiziga ugasanga mu by'ukuri igihe wa mushoferi kontara cyangwa se ubwumvikane yagiranye n'uwamuhaye ikinyabiziga ugasanga kirageze amuhaye cya kinyabiziga ariko mu by'ukuri ugasanga cya kinyabiziga cyanditseho amakosa. Ibingibi byose nibyo akomeza kugenda bikorwa n'abashoferi ukabona ko leta y'u Rwanda yaje kuba ibahagurukira n'amakuru atigeze ashimisha benshi by'umwihariko bafite perime ariko kandi nibikomeje kugenda bigaragara ko hari imyaka runaka cyangwa se igihe runaka kigiye kugira perime zikajya zihabwa amanota ukajya ukora amakosa utwaye ikinyabiziga perime yawe mu by'ukuri ikaba iri kujya mu kaga by'umwihariko hari kwibandwaho abamotari cyane nibo ukomeza kugenda ubona ko bakomeza kugenda bakora amakosa akomeye cyane ereri ikomeza kugenda ikorwa by'umwihariko n'abashoferi muri rusange ugasanga mu by'ukuri nyiri kinyabiziga arakomeza kugenda ahura n'igihombo gikomeye cyane. Kuri aka kanya leta y'u Rwanda ije kuba yakemeza amakuru yakomeje kugenda aterwaho umukono nyuma yo gusanga abashoferi bakomeza kugenda batwara ibinyabiziga ariko kandi ugasanga barakomeza kugenda bakora amakosa ariko kandi amakosa ugasanga ari kwandikwa ku kinyabiziga nyamara nyiri kinyabiziga we arakomeza kugenda ahura n'igihombo gikomeye cyane igihe wa mushoferi asezereye nyiri kinyabiziga ugasanga mu by'ukuri amuhaye imodoka moto n'ibindi byose ariko kandi ugasanga byanditseho amakosa. Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ibyandikaho amakosa kandi mwibuke ko aya makosa yakozwe n'abashoferi. Abashoferi benshi bigize ibyo ntazi ukabona mu by'ukuri barakomeza kugenda bagonga bagata imodoka cyangwa moto bakiruka ugasanga nyiri kinyabiziga we arakomeza kugenda ahura n'igihombo gikomeye cyane. Kuri aka kanya ariko sibyo tugiye kuba tuganiraho tugiye kuba tureba ese perime nkuko byakomeje kugira bitangazwa bavuga uti Perime Ziraciwe Burundu mu gihugu cy'u Rwanda ese koko byifashe gute biravugwa gute ubona ko abamotari mu by'ukuri bakomeje kugenda bigirwa ingamba zo kuba bagabanwa cyangwa se bakaba baca burundu ibinyabiziga bikoresha imyotsi ariko kandi bamwe barakomeza kugenda bagaragaza ko na bimwe mu binyabiziga byazanywe mu by'ukuri bikoresha amashanyarazi bikomeza kugenda biteza impanuka buri ko bwishe nuko bukeye. Icyangombwa baravuga uti twapropoza ko moto zakurwa burundu cyangwa zigumeho ukabona nyine imyanzuro ikirimo kupropozwa cyangwa se ikirimo kwigwaho igihe cyari cyo cyose ushobora kumva ngo moto ndetse na perime byaciwe burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Nibyakomeje kugenda bivugwa ariko ndagira ngo twinjire muri point bimeze fresh nyaboneka nimba utarakanda subscribe kuri Kigali Media News hitubikora aka kanya kugira ngo ntuzajye ukikwa update dukomeza kugera tukugezaho umunsi ku munsi. Mu by'ukuri tukomeza kugenda tugushakira amakuru yatuma wiproduce ni ngombwa kugira ngo ukande subscribe ndetse ubikane gufungura kuri iyo nzegera kugira ngo ntuzajye ukikwa amakuru n'ibiganiro bya Rwanda Media News dukomeza kugenda tukugezaho amakuru utasanga ahandi uretse hano kuri Rwanda Media News gusa. Nyamuneka naguhitiramo gukanda subscribe ndetse kandi nkakubwira ngo ukande kuri iyo nzegera kugira ngo ntuzajye ukikwa update za Rwanda Media News. Reka ngwereze ikaze turebe mu by'ukuri ku bibazo bya perime bikomeje kugenda bigaruka by'umwihariko na polisi y'u Rwanda ndetse n'urwego rwa RIB mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko rero by'umwihariko abamotari benshi ndetse n'abashoferi batwara imodoka bakomeza kugenda bakora amakosa agiye atandukanye akomeza kugenda atuma mu by'ukuri ibinyabiziga bikomeza kugenda bijya mu kangaratete. N'amakuru yakomeje kugenda avugwa kugeza kuri aka kanya yakomeje kugenda yibanda kuri perime kubera ko ibintu bikomeza kugenda bivugwa ndetse n'ibintu bikomeza kugenda biba mu gihugu cy'u Rwanda biteye ubwoba cyane ubona ko abashoferi bakomeza kugenda bagonga abantu bakabica ariko bakahita bata ibinyabiziga bakahita birukanka ukabona ko leta y'u Rwanda yamaze kuba ifata ingamba zikomeye cyane ku itariki ndetse n'umukono waje kuba usinwa ku iteka rya minisitiri ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026 ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragazwa perime ziri gupropozwa kuba zacikaza cyangwa se zacibwa burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Abatwara moto barakomeza kugenda bagaragaza uti nyaboneka ni mutubabarire turasaba imbabazi nimuze kuba muca perime zacu burundu bitewe nuko izi perime zidufasha kuba
kuba twakwishyurira abana bacu amashuri, zidufasha kuba twakwishyura landlord ndetse n'amacumbi cyangwa se rent aho tuba tukodesha. Ukabona ko leta y'u Rwanda ibyo ntabwo ari byo yitaho cyane, uretse ko ikomeza kugenda igaragaza ko abanyarwanda benshi bakomeza kugenda bakora amakosa akomeye cyane. Ugasanga mu by'ukuri barakora inzoga zitujuje ubuziranenge, ugasanga nyine abanyarwanda benshi barakomeza kugenda bakora amakosa. Nshobora kukubwira nk'uruganda rwa Ingufu Gin United rwakoraga mu by'ukuri inzoga z'ibyuma ndetse n'ingwe gin, ukabona ko bakomezaga kugenda babihereza abanyarwanda bifite high quality ethanol nini cyane ishobora kugira mu mubiri w'abaturage, ugasanga ihita ibahuhura. Ariko sibyo tugiye kuba twakwibandaho, tugiye kuba tureba ku kibazo cya perime cyakomeje kugenda kivugwaho mu gihugu cy'u Rwanda, aho ubona abanyarwanda benshi mu by'ukuri bakomeza kugenda bashaka gukorera perime, ariko ugasanga nubwo bakorera perime bari gushaka kwitwarira abagenzi ariko ntibite ku buzima bw'abagenzi batwaye cyangwa se ku buzima bwabo. Polisi y'u Rwanda ndetse n'urwego rwari mu gihugu cy'u Rwanda nkuko bakomeje kugenda babigaragaza mu magambo bakomeje kugenda badutangariza kuri Rwanda Media News, mu by'ukuri batubwira ko perime zigiye kuba zakurwaho burundu bitewe nuko hari amakosa akomeje kugenda agaragara, kubera ko nyine urabona ko benshi mu by'ukuri mu batangaga ibinyabiziga harimo moto ndetse n'imodoka, ubona ko bakomeza kugenda bagaragaza ibibazo bikomeye cyane. Ugasanga mu by'ukuri uhaye umushoferi moto cyangwa se imodoka, ariko we arakomeza kugenda mu by'ukuri yitwariramo inkumi cyangwa se arakomeza kugenda mu by'ukuri yishyiriramo ibidafite umumaro, ugasanga nyine aragonga nyamara arakora amakosa. Y'amakosa yose yakomeje kugenda akora araza kuba yakandikwa ku kinyabiziga, ugasanga nimba yanditswe ku kinyabiziga ariko nyiri kinyabiziga we niwe uri buze kuba wakwirengera izo ngaruka zose. Ugasanga mu by'ukuri nimba umushoferi yaragutwariraga mu by'ukuri akagonga, cya kinyabiziga kiraza kuba cyakandikwaho amakosa, nikimara kuba cyakandikwaho amakosa igihe kiza kuba kigera mu by'ukuri akujugunyira cya kinyabiziga cyawe akubwira ko atagishaka gukorana nawe bitewe nuko azi ibyo yakoze. Ugasanga mu by'ukuri wowe watanze ikinyabiziga uraza kujya mu by'ukuri kujya muri control usange ufite amadeni menshi cyane hafi yagura iyo modoka cyangwa se iyo moto. Ugasanga benshi mu by'ukuri barakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda ubutabera bitewe nuko abashoferi benshi barakomeza kugenda bagaragaza ubujura no kwambura ababahaye ibinyabiziga. Ukabona ko leta y'u Rwanda yamaze kuba ifata umwanzuro ndakuka wo kuzajya mu by'ukuri icekinga cyangwa se ireba perime nimba wakoze amakosa uri umushoferi utwara moto by'umwihariko n'imodoka, bazajya bagukata amanota igihe runaka nikigera uze gusanga waje kuba ukurwa muri systeme bitewe nuko waje kuba ukora amakosa akomeye cyane. Kuri aka kanya nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa by'umwihariko batwara moto bakomeza kugenda mu by'ukuri bakora amakosa, ugasanga mu by'ukuri batwaye moto nta byangombwa, ugasanga baragonga abantu bakahita biruka. Kuri aka kanya mu by'ukuri uzajya ukora amakosa baze kuba bagufata bakurebe muri systeme, nibamara kuba bakureba muri systeme ubundi bagukureho amanota runaka, igihe kizagere bazahita bagukura muri systeme runaka, nujya gutwara moto bakagufata uhite ufungwa imyaka 5 kugera ku 10 n'izahabu ya miliyoni zigera kuri 7 kugera ku 10. Uzasangira mu by'ukuri barashaka kuba baca iki